Mwaramutse. Yesu ashimwe. Turashima Imana kubw'uyu munsi muzima wundi yaduhaye, kandi Imana ishimwe ko muri kugira ibihe byiza. Ntabwo nabonye uwo mbaza uko ejo byagenze muri gahunda ya nimugoroba, ariko ndizera ko byagenze neza. Ndabona Juste hariya ya masengesho Placide yasenze, Imana yasubije neza nkuko dushaka. Yashubije nkuko dushaka. Imana ishimwe rwose. Yashobora kuyasubiza uko tudashaka. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri. Ndashima Imana ko yadushoboje kuboneka, nanjye yanshoboje kuboneka, kandi ndashima Imana ku byo twize ubushize, ni ukuvuga umunsi w'ejo. Twabonye umwanya wo kuvuga kuri Bibiriya cyane, kandi ntabwo umuntu aba yumva bihagije, kubera ko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni impano ikomeye Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana ni nk'ibyo mwene data uvuye hano yavugaga, wa mupasiteri utararimo mu bapasiteri. Yashaka kuvuga ngo niwe wari urimo utari umupasiteri, avuga ko ari we mupasiteri utari urimo. Wa mupasiteri utari uri mu bapasiteri, Imana imuhe umugisha cyane. Yavuze ngo ijambo ry'Imana ni nk'ibaruwa y'urukundo Imana yatwandikiye kugira ngo twimenyeshe. Uyu munsi ntabwo ibaruwa zicyandikwa, baracatinga gusa, kandi ntabwo ari amabaruwa. Baracatinga gusa, rimwe na rimwe akaba ari chat ndende, kandi abenshi nibyo bibashobokera. Uzarebe abenshi muri aba ngaba niyo bakwandikiye nta wandika paragraph, agiye yandika interuro yose agenda iza ukwayo. Siko bimeze abenshi? Abenshi niko bimeze muri iki kinyejana, kubera ko ntabwo bakunda ibintu birebire. Twebwe turi kuvuga ibintu birebire, turi gukoresha amagambo maremare, tuvuga ibintu bya kera, ancient words, amagambo ya kera. Ayo niyo turi kuvuga ko ari mu buzima, niyo turi kuvuga ko Imana yagennye ko iduheramo ubuzima, kandi iyo Mana ya kera ntabwo ihinduka, iracyari Imana imwe na n'ubu ngubu. Ni Imana nziza yatwigaragarije mu iri jambo ryayo. Twigaragariza ari Imana imwe, ariko ari batatu, ari Imana Mwana, ari Imana Mwuka, n'Imana Data. Imana nziza, Imana y'urukundo rwinshi, ariko nanone Imana itabera, Imana y'irifuhe, Imana yanga icyaha. Uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri. Tugiye kuba noneho dutinda ku mwanya wa Bibiriya mu gutahura inyigisho z'ibinyoma, cyangwa se akamaro Bibiriya yakugirira mu gutahura inyigisho z'ibinyoma. Ariko bansaba kuvuga ko icyo kintu baravuze ngo nzavuge ku buryo itorero rya mbere ryarwanye n'inyigisho z'ibinyoma, niba hari n'icyo twabyigiramo. Aho nimpavuga ndajya mvuga no ku bintu bimwe uyu munsi bigisa nk'izo nyigisho za kera z'ubuyobe zari ziriho icyo gihe. Ariko ndaza gusoza ntinda rwose kuri icyo kintu cy'uburyo ijambo ry'Imana ryadufasha kugira ngo dushobore gutahura inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ubuyobe rero zatangiye kera. Hari n'izari ziriho Yesu ataraza. Ubuyobe bwagiye bubaho kera, ndetse no mu isezerano rya kera tubona hariho ibintu byinshi byabaga ari ubuyobe. Hari n'abahanuzi b'ibinyoma babaga bariho,
ni ukuvuga ijambo ubuyobe cyangwa se kuyoba, kuba abantu bari gukora cyangwa kuvuga ibintu bitandukanye n'iby'Imana ishaka cyangwa ivuga, ntabwo ari ikintu gishya. Rimwe na rimwe hari iyo tubihera ku itorero rya mbere ari church, ariko ntabwo ari aho ngaho gusa, byatangiye kera. Ariko kugira ngo kuko icyo gihe ari kinini cyane, akenshi dukunda guhera ku gihe Kristo yari amaze kuza, ubutumwa bwiza tumaze kubwumva, Kristo amaze gupfa ku musaraba ku bwacu, akenshi naho ngaho duhera. Ubutumwa bwiza rero bwavuzwe nabwo muri context cyangwa se bukikijwe n'ubuhakanyi butandukanye. Uhereye ku gihe cya Kristo hariho abahakanyi benshi. Ngira ngo murabazi, hari abataramwemeye, hari abamwise Beelzebul. Uyu munsi turi kuvuga abantu bashobora kwigisha nabi Kristo, ariko mwibuke ko n'igihe yari ahari, hari abantu bamubwiye ati wowe ntabwo tukwemera. Urumva hari ubuhakanyi burenze ubwo bwo kuba noneho uyu munsi hari intuze akantu abantu bashobora gukora ngo, cyangwa se ndavuga bamwe badashaka kwizera. Ugiye Kristo anyiyeretse, aje akanyiyereka, namwizera. Ntabwo menya mubyumva. Ikibazo rero baba bibeshyaho ni nature yabo, nuko bameze, ntabwo baba biyizi. Umuntu ni mubi cyane ku buryo n'igihe Imana yari iri mu isi ntabwo yayizeye. Nigeze mbibabwira hari bamwe na muri mwe, cyangwa se njye mbivuga kenshi ko umuntu yanga Imana cyane, umuntu ari enemy of God, ni umwanzi w'Imana cyane ku rwego rw'uko ashaka kuyica. Ubwo ndi kuvuga ariko jye nawe utagira ngo ndi kuvuga abantu babandi babicanyi. Ndavuga nawe utarizera Kristo, wangaga Imana cyane, kamere y'icyaha uko imeze irwanya Imana cyane ku buryo ishaka kuyica. Kandi kuko byarabaye igihe Imana yaje ifatika, igaragara, yambaye umubiri, yambaye ubumuntu bwuzuye, twarayishe. Siko twabigenje se? Mwibuke ya majwi ngo nabambwe nabambwe nabambwe, kugeza igihe agiye ku musaraba koko akabambwa. Uko rero niko byari bimeze igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndavuga cyane cyane ku byabaye nyuma yaho, ariko ndashobora no kuvugaho gakeya ku by'icyo gihe cyo Kristo yari akiri mu isi n'igihe cy'intumwa z'igihari, byabayeho cyane. Mvuga rero ku nyigisho z'ubuyobe mu itorero rya mbere, reka mperaho ngaho mu gihe cy'ijambo ry'Imana, ibyo tubona mu ijambo ry'Imana. Ndatanga ingero nkeya. Kubera ko ijambo ry'Imana ritwereka ko hari ibindi bintu biri kwigishwa hirya. Byinshi tuvuga aha ngaha byari bitaraza, byo kurwanya ubutumwa bwiza, byo guhakana Imana, byo kuhakanya, ibyinshi byagendaga ariko hari ibyari bihari icyo gihe. Ijambo ry'Imana dusoma rigenda rigarukaho rivuga ngo mwirinde imeze gutya, mwirinde imeze gutya, mwirinde imeze gutya, kubera yuko byari bihari bigenda. Kadufata urugero ku gukebwa ku bizera b'abanyamahanga, gutegeka abantu bose batari abanyamahanga gukebwa. Icyo ntabwo mukizi, yari inyigisho y'ibinyoma. Muzi abo bita aba Judaizers, abantu babaga ngo bavuye mu Bayuda, bari kuvuga ngo niba barizeye Yesu kuki batarakebwa. Abo ngabo bari mu icyo gihe. Muri inama y'i Yerusalemu iba mu gice cya 15 cy'ibyakozwe intumwa, yari igamije gutanga umudendezo. Niyo nama ikomeye ya mbere tubona mu byanditswe. N'izindi zagiye ziba zabaga zisa nkaho ziri kugendera kuri iyo ngiyo uko nayo yabaye. Ko byari ingenzi ko abantu bajya hamwe, cyangwa se abizera bajya hamwe bakemeranya ngo ni ibiki ariko ubundi twizera. Reka tubyemeranyeho, we kujya ku ruhande uvuga ibyawe, nawe ngo unyire ku ruhande uvuga ibyawe. Reka dukora incamake yabyo. Maze barayikora, bandikira amatorero yose y'abanyamahanga, bayabwira ibyo itorero ryose ryemeranyije. Bati nibihe rwose mufite umudendezo wo kudakebwa, ariko mwirinde inyama zaterekerejwe
niki? Ibyakozwe ntabwo mubyiga muri SLD? Ntabwo mubyiga? Okay. Iyo mutabyiza muri SLD nta nubwo mubisoma nkuko mwene data yabivugaga. Sibyo? Oya, mujye mubisoma. Ibintu byinshi bababwiye byo kujya gukora. Icyo ni urugero rumwe rw'ibyabaye cyangwa se bw'icyo twavuga nk'inyigisho z'ibinyoma zari ziriho igihe kinini. Agakiza k'imirimo. Umuntu ntabwo akizwa gusa no kwizera, ahubwo akizwa n'ibyo akora. Iyo dusomye mu Befeso aho Pawulo avuga nubwo atabivuga, ariko akavuga ngo ntabwo ari kubw'imirimo kugira ngo atagira uwirarira. Birashoboka ko hari abantu benshi bari kwirarira, bagenda birarira bavuga ngo twebwe yego twarizeye ariko imirimo yacu ntimuyibagirwe. Hari abantu benshi twagiye turwana n'icyo ngicyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugeza igihe umenya neza ko atari kubw'imirimo yawe. Burya iyo ubimenye nibwo utangira guha agaciro Kristo, nibwo utangira guha agaciro Kristo nyawe, Kristo w'ijambo ry'Imana. Kubera yuko Kristo ntiyari gupfa iyo hari icyo wari kuba ushoboye. Iyo ugira icyo ushobora cyangwa se hari ukuntu wabigenza ukagerageza kwikura aho uri, rwose Kristo ntabwo yari kujya ku musaraba, kuko wari kugerageza nyine. Ariko Kristo yagiye ku musaraba kuko twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu. Aho ngaho niho yadusanze. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Iyo ugeze muri Yohana usanga hari ibindi byinshi agenda arwanya, avuga ibyo abantu bavugaga. Hari abavuga gutya, abandi bakavuga gutya. Twe tuzi ko turaza kubigarukaho iyo ntero icyo ishobora kuba yari igamije. Ubundi bwoko bw'inyigisho z'ubuyobe ni iza kera ariko zifite aho zihuriye n'ibyanditswe. Nagira ngo ari abari aho ngaho mpera cyangwa se nkomereza. Hari inyigisho zabaye cyangwa zabayeho kera ariko zifite uburyo ibyo zivuga zigira aho zihuriye n'ibyanditswe. Aho nashatse ko ariho dutangira kuvuga, kubera yuko ejo twavuze ku butware bw'ibyanditswe. Hari icyo bitaga gnosticism. Gnosticism murayumva? Ni gnos, ni ukumenya, n'ubumenyi cyangwa se ubumenyi buhishe. Abantu cyangwa se iyo nyigisho cyangwa ubwo buyobe bwabaga buvuga ngo hari ubumenyi buhishe twebwe dufite, hari ibintu mutazi twebwe twamenye. Ako kantu ntimujye mukumva. Jewe hari ibyo namenye bishya. Abangaba rero bavugaga ko hari ibintu intumwa zavuze, yego koko, ariko ko hari ibyo zo zahishuriwe, bo bahishuriwe birenze iby'intumwa. Ngo hari ibyo bari bazi bihishwe abandi batazi, bo barinjiye bageramo imbere ahantu kure, basobanukirwa ibindi bintu bihishwe abandi basanzwe batazi. Ibyo mujya mwumva abantu bigisha ibyo gusa n'ibyo. Kabati bumva ukiri umukristo usanzwe nyine wa kawaida, hari ibyo utashobora kumenya. Ugasanga hari ubukristo bw'abantu nyine basanzwe bazi bikeya, noneho hakaba n'abandi bazamukamo hejuru. Abo bafite ibyo bamenye. Hari ibintu byinshi rero bavuga cyangwa se bavugaga ku bijyanye n'inyigisho zabo cyangwa se bavugaga, bizeraga. Kimwe mu bintu bitangaje ni uburyo bavugaga ngo isi ntabwo yaremwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ahubwo ngo hari uduce dutandukanye twinshi twagiye twihuza turema isi. Ashobora kuba ari wo muzi wa evolution na ziriya teori zitandukanye z'uko ibintu byagiye bibaho, zaje kugaruka ejo bundi mu kinyejana cya 16. Umuntu watangiye izi nyigisho yitwa Valentinus, ariko mu by'ukuri umuntu uzwi cyane watumye zimenyekana ni uwitwa
Marcion muzamusoma yakoze yari umwigisha kubera ko yari i Roma muzi ko ari centre ya ari nka Kigali yo mu Rwanda. Urumva itorero Kigali rifite amashami hirya no hino mu gihugu. Iryo torero umwigisha nk'uwo nguwo biroroshye ko amenyekana. Icyo gihe atangira kubyigisha ubu buyobe bwinshi cyangwa se bwanamwitiriwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bufite mu by'ukuri cyane iyi connotation cyangwa se ari nka step 2 ibi ngibi nari maze kuvuga. Avuga ko ari byiza ko isezerano rya kera ryose rivaho, aho isezerano rya kera akorana canon cyangwa se akora urutonde rw'ibitabo byemewe 11. Urwo rutonde rw'ibitabo byemewe 11 isezerano rya kera ntabwo ryari ririmo. Hari harimo igice gitoya cy'ubutumwa bwiza bwa Luka n'inzandiko 10 za Pawulo gusa. Muri kubyumva? Ntabwo yemeraga ko ibyo zavuze ari ukuri, yemeraga gusa mu byo Pawulo yigishije. Murakoze. Urumva mu by'ukuri iyo hajemo ikintu cyo kuvuga ngo hari ibintu intumwa zitazi twe twamenye, naho ngaho bahereye bahakana inyigisho z'intumwa. Ni ukuvuga ibi turi kuvuga ngo ubutware bw'ibyanditswe, ubutware bwa Bibiliya, aho ngaho utemeye yuko Kristo yaduhaye intumwa kandi akaziha ubutware bw'uko hari ibyo zandika, ibyo zandika bihamya Kristo, binabwira itorero icyo rigomba kubaho nuko rigomba kubaho. Haba Bibiliya dufite ihita ijya muri pieces, ubwo wasigarana iki? We rero yihaye ubutware bwo kwegeranya ibyemewe. Aravuga ati ubundi canon cyangwa se urutonde rw'ibitabo byemewe ni ibitabo 11. Imana ishimwe ko atatsinze. Ubu ngubu tuba dufite ibitabo 11. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo itorero riba ririho, nta nubwo Kristo yari kumenyekana, nta nubwo tuba tugifite ubu Kristo nk'uko tubifite uyu munsi. Ariko Imana ishimwe ko hari abantu benshi bahagurutse baramurwanya. Nusoma so wakibona nari ngiye kubwira, ariko nka Obedi yakibona. Sibyo, muri archives zimwe na zimwe kiba gihari nka Against Masionists ya Tertullian, uzagisangamo niwe yanditse directement arwanya Masion muri 208. Urumva ni kera, ni nyuma gato ya Kristo. Mu bintu rero bihari, iyo wumvisha ibintu nk'ibyo, reka dutekereza ku ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki ku bintu nk'ibyo ngibyo? Ijambo ry'Imana rivuga iki ku kumenya Imana? Pawulo yandika urwandiko rw'Abakolosayi yise Kristo ubwiru bwahishwe ariko bwahishuwe. Yesu ashimwe. Ngo Kristo niwe the mystery, niwe bwiru bwari bwarahishwe ariko ngo ubu yarahishuwe. He was made known. Hallelujah. Mu by'ukuri bisa nkaho yarwanyaga inyigisho nk'izo ngizo, kubera yuko iyo abantu baje bakavuga bati hari ikintu cya secret tuzi, mwebwe ntabwo mukizi. Ni ukuvuga aba aremye umworero ukomeye hagati ye nawe, kandi ntabwo muri Kristo ibyo ngibyo bihari. Ushobora kuba uzi Kristo cyangwa utamuzi gusa. Iyo uri muri Kristo ufite umwuka wera, ntabwo uba uri second class citizen, ntabwo uba uri umunyagihugu ku rwego rwa kabiri. Uba wemewe kuko uri umwana w'Imana 100%. Yesu ashimwe cyane. Umuntu utuwemo na Kristo na Data na Mwuka, niko Kristo yabwiye intumwa muri 14, Yohana 14, ngo unkunda jye na Data tuzaza duture muri we, kandi hari n'umufasha uzoherezwa. Urumva the Trinity,
Imana Data na Mwana na Mwuka baraza bagatura muri wowe kubwo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora kuba second class kubera yuko Kristo atuye muri wowe. Mu Bakorinto kabiri igice 11:4 haravuga ngo kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutamenye, mumwihanganira mubikunze, ariko jye ntabwo munyihanganira. Murumva ko hari izo nyigisho zindi zari ziri kwakirwa mu itorero, abandi abigisha ubutumwa bwiza, abigisha ukuri, bo batangiye gushyirwa ku ruhande. Uko niko abizera bari batangiye kuyoba. Mu Bakolosayi igice cya 2:20 haravuga ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereza ya mbere y'iby'isi, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Ni koko byo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato mu kurwanya irari ry'umubiri. Hari uburyo bw'imyigishirize bushya, nka bimwe nababwiye ejo, a strange teaching, inyigisho nshya ziremye mu buryo rwose wakumva zifite akantu k'ubwenge, bakabishyira ku murongo ukumva rwose harimo akantu k'ubwenge, ukavuga uti noneho wowe ubivuze neza, nyamara ngo nta mbaraga bifite, kuko ntabwo biba bivuze Kristo, ntabwo biba bivuze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bene ibyo nubwo byaba bisa nkaho bihimwa ubwenge, ariko ngo nta mbaraga bigira mu kurwanya ibyaha. Ngicyo ikibazo cy'inyigisho nk'izo ngizo. Inyigisho z'ubuyobe ntabwo zirema umukristo wuzuye, ntabwo zishobora kurema wa mukristo uhindutse, ntabwo zishobora guhindura, kuko za mbaraga zihindura ejo twarabibonye Imana yazishyize mu ijambo ryayo. Muri Yohana wa mbere igice cya 4:1 haravuga ngo bakundwa, nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga yuko Kristo Yesu yaje afite umubiri niwo mwuka wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none wamaze kugera mu isi. Bana bato, muri abana b'Imana, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi abana b'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo gitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari we. Mwabyumvise? Hari hamaze gusa nkaho hirema block ebyiri, block z'intumwa na block z'abandi. Abo bandi nubwo hano Yohana atatubwira ngo ni abagnostics cyangwa se ni inyigisho runaka, turagenda tuzigarukaho zimwe na zimwe, ariko biragaragara ko hari abandi bantu bagenda bigisha ibindi bintu nabo bakoze yabo block. Abo abantu bose batizeye Kristo, abantu bose badafite umwuka w'Imana muri bo, batavutse ubwa kabiri, bamwe Obedi yavugaga, bene abo ngo barabumviraga. Intumwa zavuga bati ariko si ubwo ibyo bintu ko twumva birimo ibintu bitumvikana neza. Wa mwigisha wundi yaza azi no kuvuga rwose, bakavuga bati ntiwumva ahubwo ibyo ngibyo ahubwo.
ariko ngo ikibibatera ni uko muri bo harimo uw'isi, harimo satani, harimo umutegeka w'isi. Ariko iyo bihuye n'umuntu cyangwa se iyo bagiye kubwira abantu bafite Imana muri bo, Kristo muri bo, abo ngabo ngo barabamenya kandi ntabwo babemera, ntabwo babakira. Muri Yohana, urwandiko rwa 2 rwa Yohana igice cya 7 haravuga ngo kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Hari n'abatemeraga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Yohana wa 2 igice cya 7 kugera ku 11. Uvuga atyo niwe uyobya kandi niwe antikristo. Ati mwirinde, 9, umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana. Naho uguba mu byo yigishije niwe ufite data wa twese n'umwana we. Nihagira uzi wanyu atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti amahoro ni amahoro, kuko uzamuramutsa atyo azaba afatanyije nawe mu mirimo ye mibi. Mwabyumvise? Ndazigarukaho izi nyigisho zavugaho Kristo adafite umubiri. Rero hari n'ahandi henshi tubona muri Yohana akoresha ijambo ngo tuzi yuko. Akenshi yavuga ngo tuzi yuko, birashoboka cyane ko yabaga ari kwiyopoza n'abandi nabo baclaiming ibyo bazi. Bavuga ngo ngewe nzi ibindi, namenye ibindi, ariko akavuga ati twebwe. Usomye nka Yohana wa mbere ukuntu atangira urwandiko, aravuga ngo uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, ibyo nako avuga ibyo twiboneye n'amaso yacu tukabikoraho, intoki zacu zikabikoraho, tukicarana nabyo, tugasangira nabyo, ati uwo niwe Kristo tubatangariza. Bigaragaza ko hari version, hari navuga version yindi ya Kristo izi ababigisha b'inyoma bari bamaze kugenda bubaka. Muri Yuda igice cya 1 ngo wa 4 kujya ku 11, ntabwo mpasoma hose, haravuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Abantu ngo baseseye bakinjira mu itorero, bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke, bakihakana Kristo cyangwa se bakigisha undi Kristo utari Kristo bari barizeye. Ukuri, kumenya. Abantu twese cyangwa se abantu benshi dukunda ukuri, dushaka kumenya ubumenyi bushya, kandi nta kibazo kumenya ibintu bishya rwose. Niba wiga muri secondaire, nta kibazo ubajije ngo muri université biga iki. Uramutse uri muri université, nta kibazo kuvuga ngo ariko muri masters biga iki. Uramutse uri muri masters, nta kibazo kuvuga ngo ariko ubundi mfashe nk'igitabo cy'umuntu wakoze doctorat, ntabwo nagira ibintu runaka bimfasha kumenya uko nakora masters yanjye neza. Kumenya ibindi bintu nta kibazo gihari. Iyo bigeze ku kumenya Imana, nabyo ni byiza. Gushaka kumenya Imana mu buryo bushya rwose, ukumva ushaka kuyimenya birenze uko wari uyizi, nta kibazo. No gushakisha uko wamenya Imana rwose cyane, nta kibazo. Inkuru nziza ni uko Imana yamaze gutegura no guteganya uko twayimenya. Yaduhaye ijambo ry'Imana, yaduhaye ijambo ryayo ry'umwuzuro. Iri jambo ryunga abantu n'Imana, iri jambo ryunga abantu n'abandi, iri jambo rishobora gukuraho icyaha. Icyo Imana idusaba gusa ni ukuryiga.
simple, nta yindi shortcut. Akenshi dushaka kumenya Imana mu buryo bwa shortcuts zindi. Aho niho duhurira, ni naho duhurira rwose n'ibi birura cyangwa se aya masega, naha duhurira nabyo, kubera yuko uburyo Imana yagennye ko tuyimenya ni mu ijambo ryayo. Iyo ushatse kuyimenyera mu bitabo gusa no mu nyigisho z'abantu runaka, babandi bakomeye, baba great preachers, baba legends, David yatubwiye abantu baba legends nk'abo ntabwo uhura nayo. Bishobora kugufasha igihe gito, ariko iyo udevelopye ko ari bwo buryo uzajya umenya Imana wowe, bigeraho bikagucanga, kubera ko uzava kuri uyu ujye kuri uyu, iby'uyu n'iby'uriya kubihuza bikunanire, uvuga uti ariko ibyo nguyu ntabwo byumvikana neza, reka njye ku by'uyu, birangire uyobye, birangire udakuze, birangire usigaye wigisha ukundi, kubera yuko ntabwo uburyo Imana yagennye bwo kutuyimenya ari bwo uri gukoresha. Wowe uri gukoresha ubwawe buryo bworoshye, usibye ko hari igihe birangira ari bwo bukomeye. Ejo naravuze ngo ikintu Imana iduhamagarira ni ukugaruka kuri izi ancient words, aya magambo ya kera, amagambo Imana yatanze kugira ngo adukuze, atumenyeshe Imana, kandi dushobora kuyimenya koko muri Kristo Yesu. Uyu munsi muzahura n'abantu benshi bavuga ngo nasobanukiwe ubutumwa bwiza. Oya, namwe murabivuga. Nasobanukiwe ubutumwa bwiza niga muri SLD. None se wabwizeye ryari? Umuntu akakureba mu maso. Wizeye Kristo ryari? Wavutse ubwa kabiri ryari? Ngurumva ndi muri SLD nasobanukiwe ubutumwa bwiza, ngo ubu rero ndi icyaremwe gishya. Wasobanukiwe ubutumwa bwiza? Donc iyi kura cyangwa se iyi myumvire n'iyi nkubiri yo kumenya, ntabwo ijambo ry'Imana ari iryo kumenya, n'iryo kwizera rikaduhindura. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nusobanukirwa uzajya wibaza ngo nyuma yo gusobanukirwa se, did you give yourself? Wigeze wihereza uyu mwami? Uravuga uti noneho nabisobanukiwe, mwami wanjye ndakwihaye, ukijugunya wese nka ya mpumyi yajugunya imyenda ngo Kristo mwene Dawidi ngirira impuhwe, ukijugunya wese kuri Kristo kugira ngo akubabarire. Nzi yuko aho kuvuga nizeye ko cyangwa se nizera ko, uti ngiye nzi yuko, kuki ari ikibazo cyo kumenya, kuki atari ukwizera, kuki ari nzi yuko? Akenshi nuko turi mu isi y'ubumenyi, ibyo uzi n'ibyo undazi bigakompitinga. Ngiye nizera ko, ubundi nibyo byagombye, kuko biba byaramaze kujya mu buzima bwacu. Hari excitement rwose, abantu benshi bari excited kuri new knowledge, conference nshya, indi conference, aha ni school, ni ya course, new knowledge. Kuko no mu kazi n'ahantu mu isi itandukanye niyo wenda turimo aha ngaha, hirya mu kazi barabigushishikariza, jya mu conference, ukora iyi course n'ingiyi, ukomeze uzamure CV yawe. Umwuka wo kumenya ibintu bishya. Ariko ibihindura ubuzima bwawe ni bingahe? Imana iduhe rwose kuba maso. Iki kintu cya mbere cyo kumenya ngitinzeho, ariko kiraza kudufasha no mu zindi nyigisho z'ubuyobe zari zahari icyo gihe. Hari indi nyigisho yitwaga cyangwa se yavugaga ko hariho ubumana gusa, cyangwa se ndayita ngo iki, docetism ni iki? Ibintu byo gusa n'Imana, cyangwa se gusa n'umuntu, gusa
appearing like. Murabyumva? Iyi ni nyigisho yavuga kuri Yesu Kristo, nubwo ntaravuga kuzadistotinze Yesu, iyi ngiyi nayikuyemo by'umwihariko kugira ngo nyivugeho. To seem like, bavuga ko Yesu yagaragaye asa n'umuntu, ariko ubundi ko yari Imana 100%, ariko ubundi ko yasaga n'umuntu. He appeared like man. Ibyo bintu hari igihe ugira ngo ikintu nacyo gitwaye. Ibaze Kristo ubundi kuba yabasa n'umuntu ariko atari umuntu bitwaye iki? Aha niho nshaka ubundi utinda. Nimvuga ko ibi bintu ujye wibaza ngo ubundi ibyo bitwaye iki, aho ndajya mpavugaho. Ni iryo jambo docetism cyangwa se dokeo ivuga nyine to seem like, gusana. Yesu bavuga ko yagaragaye ameze nk'umuntu ariko atari umuntu. Ntabwo yari afite umubiri nk'uwacu. Mu by'ukuri they promoted nka false view of Jesus humanity. Ngo ntabwo umuntu bwe bwari bwuzuye mu by'ukuri. Iyi ndirimbo kanyita indirimbo hamugane. Iyi ntero yatangijwe n'umubishop umwe witwa Siapion wo muri Antioch muri 197, avuga ngo urwandiko, hari urwandiko yabonye, niyo mpamvu nabihuje n'ibi ngibi byo kudistorting ibyanditswe. Hari urwandiko yabonye ngo rwitwa ubutumwa bwiza bwa Petero. Rwari urwandiko ngo murumva muri hahandi byo guhakana inyigisho z'intumwa, abantu batangiye kwandika inzandiko zindi bazitirira intumwa. Uru rwandiko rwaje rwose nyine gucibwa, rushyirwa ku ruhande nk'ikinyoma, kuko hari abantu bamwe biyitiriye Petero, baravuga ngo ni ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Petero. Aha rero ngo yari yasomyemo yuko Yesu ataje afite umubiri wuzuye, ahubwo ko yasaga nk'umuntu, yigize nk'usa nk'umuntu, aho kuba umuntu wuzuye. Niyo mpamvu icyo kintu cyo gushaka ibindi byanditswe bihuye nyine n'iyikura yo kumenya gushaka ibindi niba intumwa ntazemera uko biri kose, ibyazo niba bitari authoritative, niba ntabwo twari bifite, reka nshakisha ibindi. Icyo cyuho naho ngaho havutse iyi nyigisho. Ifitanye rero isano n'icyo twavugaga hejuru. Iyi ngiyi nayo yaje gucirwaho iteka, kuba condemned, yaje gucirwaho iteka cyangwa se guhakanwa ku mugaragaro mu nama cyangwa se muri council y'Inayisiya muri 325. Ariko reka tuyitekerezo gatoya. Yesu ngo nta mubiri yari afite. Yesu ntabwo yari afite umubiri wuzuye. He only seemed like. Nibyo koko? Yesu yasiminze like, yasaga n'ufite umuntu ariko umubiri, ariko ntabwo yari ufite umubiri wuzuye. None se ko dusoma muri Luka igice cya 24 umurongo wa 39 ngo yarababwiye ngo nimuze munkoreho, nimunyumve, nimurebe. Arababaza ngo ntacyo kurya mufite? Bamuha ifi arayirya, ayirira imbere yabo. Aranababwira ngo ntabwo umudayimoni agira inyama n'amaraso. Ubwo uwo Yesu yasaga n'ufite umubiri cyangwa yari awufite? Basomaga nabi. Niyo mpamvu Yohana yandika hamwe twasomye mu gice cya 2 cy'urwandiko rwa mbere, yavuze ngo abo ngabo baje bavuga ngo Yesu ntabwo yaje afite umubiri, mubirinde. Abo bavuga ngo yasaga n'ufite umubiri ariko atawufite, adafite ubumuntu bwuzuye, mubirinde. Kandi koko bakeneye kwirindwa, kuko uko nguko n'ukugoreka ubutumwa bwiza, nabyita mu mutima wabwo wose. Muzi impamvu? Nuko Yesu Kristo niba atarafite umubiri, niba atari umuntu wuzuye, ntabwo yashobora kujya mu mwanya wacu ngo dupfire ku musaraba. Ariko nanone niba atarafite ubumana bwuzuye, ntabwo yashoboraga
gutamba igitambo cyuzuye gifite ubukwera kuzuye ngo Imana icyemere, kubera yuko twese twakoze ibyaha. Abantu bose aho tuva tukagira twakoze ibyaha, ntihagira n'umwe ushyikira ubwiza bw'Imana. Ninde rero wari kujya mu mwanya wacu keretse ufite ubumuntu bwuzuye n'ubumana bwuzuye? Yesu ashimwe cyane. Hari indi nyigisho yitwa montanism, cyangwa se kanyita abanyamwuka. Abanyamwuka, abapanikoti muri twe. Abapanikoti ntabwo ari ADPR, mutabyita uko ni abapanikoti, abanyamwuka bose, charismatics, abantu bafite charisma. No muri Gatolika babamo abakarismatiki. Abakarismatiki nabo ngabo ni abanyamwuka. Ubundi abakarismatiki ni ADPR, ni abapanikoti nyine. Murumva ukuntu rimwe na rimwe tujya tuvuga ibintu tutazi. Abakarismatike muri Gatolika babandi nawe bivuga abanyamwuka, ni charisma. Abo ngabo. Iyi nyigisho yazanywe n'umugabo witwa Montanus, niyo mpamvu yitirirwa izina rye Montanism. Aba bantu yaje mu 157. Yatangiye ahanura. Ejo mwambajije ku buhanuzi. Yatangiye hanura yuko ijuru rizamanuka, the heavenly Jerusalem, ngo izamanukira ahitwa Ifrigiya muri Aziya. Ashyiraho n'umwaka. Ibyo nugamira mubyumvise? Iyo igihe Yesu azazira muri 2, nyuma yaho bikajya handi, ubu ngubu hari n'indi kitegerejwe cyane cyane mu Adventiste. N'izindi branches zikomoka aho ngaho. Abatampera bigeze bahanura ngo ibingibi ntabwo bazi. President arabazi. Urabaza abatampera? Ati ntabwo barya ibingibi kandi Kristo agiye kugaruka, bamwe bagatema amakawa yabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ati ibingibi ni ibya Antikristo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Abangaba Montanus rero ni sekuruza wabo. Bagiraga n'ubundi buhanuzi n'amayerekwa atandukanye. Muri Gatolika amayerekwa barayamenyereye. Muri make inyigisho ya Montanus yinjiyemo. Uyu munsi mu by'ukuri wamwita sekuruza w'abakarismatike. Baklemingaga, they claimed yuko hari izindi nyigisho nyinshi zitandukanye bo babonye, ko hari ubundi buhanuzi babonye in addition bwiyongera kuri bya bindi byanditse. Niyo mpamvu nayishyize muri ya kategori ya distortingaga ibyanditswe. Ni ukuvuga abangaba isano yabo hari aho bahuriraga n'ibintu bijyanye n'ibyanditswe by'umwihariko. Bo bakaba bati ibyanditswe rero ntabwo bihagije, either turongeraho cyangwa se turagabanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Abakarismatike baje kugaruka, ngira ngo murabizi ko muvoma abakarismatics cyangwa se abapanikote uko bazwi, ama Assemblies of God, inyigisho nyine amatorero y'umwuka. Ibi bintu nk'ibyo byaje kugaruka muri form nk'iyo bifitiye umunsi vuba hangaha rwose. Niba ari madame nabwiraga nimugoroba, biratangaje uburyo ubukristo bwo mu Rwanda ubutekereza, cyangwa se abakristo muri rusange, umukristo muri rusange yumva ibintu byo guhanura, ibintu byo kwerekwa ari nari ngiye gukoresha ijambo lingua franca, ari ikintu gisanzwe nyine, ari nabyo biri nomo uyu munsi mu bukristo. Ati udahanura, hari abajya babaza ati se itorero ryawe ni irihe? Ati nsengera, akavuga itorero ryacu. Nangize kurivuga kugira ngo mudahita murizamo. Bati se pastor onyera hanura? Bati arerekwa se ajya arambika abantu bibiganza se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birababaje uburyo ibintu biri abnormal. Ibyo bintu byatangiye ejo bundi mu gihe muri iki kinyejana gishize, mu 1906
muri Amerika niho hatangiye ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko byarakuze, amatorero menshi yitwa igipanikote aravuka. Uyu munsi hari amamiliyoni menshi y'abakristo bitwa abacharismatics. Wagira ngo niyo verisiyo y'ubukristo yemewe, wagira ngo nibwo bukristo bwemewe. No mu Rwanda itorero rya Obedi muzumva ko basigaye babwiriza, ntabwo wagisoma gusa imisomyi byaba yanditswe byari biteganyije kujya bisomwa, ubundi hakaba wamubwiriza butumwa ugenda arandaga agira gute. Urumva rero Imana iravuze ngo yambaye bya bishura byera gusa mu itorero ry'iwabo. Ntabwo ibyo bikigezweho. Abenshi baracyambara bya bishura gusa, ariko agomba kuba ari umunyamwuka, avuga ati ibintu nk'ibyo kuko nibyo bigezweho. Arabizi nibyo bigezweho. Birababaje ukuntu ikintu gitangira kumwera babwiye ejo, bigatangira umuntu babikoze ari uri abnormal, bigakwira kugeza igihe abantu bavuga batari ku bundi ibyo nibyo nyabyo. Inyigisho yindi cyangwa se indi kategori y'inyigisho ni inyigisho noneho zavugaga directement zihakana Kristo, cyane cyane zivuga ko Yesu atari Imana mu buryo bwuzuye. Ubwo iyo navugaga turangije ya docetism yo gusana, ijya gusa nk'ibyo, ariko by'umwihariko nashyize hejuru ku bijyanye no kudisotinga ibyanditswe, kubera yuko byarangiye hari ibintu bijyanye n'ibyanditswe bindi bakleminga ko bafite. Ndaza kugaruka ku nyigisho zimwe na zimwe izi nyigisho nsoza mvuga icyo zamariye itorero, kubera ko Kristo ni umurikozi w'umuhanga. Imana iratangaje, nazo yagiye izikoresha mu gushapeninga itorero, mu gutyaza itorero no gutuma itorero rihagarara neza. Izivuga ko Yesu atari Imana yuzuye, kamere kuri adoptionism, cyangwa se uko ngo Yesu yagizwe umwana w'Imana, adoption. Iyi nyigisho abenshi bayita monarchianism cyangwa se monarchy. Monarchy murayumva, umwami, monarchy. Ngo Imana ni umwami, ni nk'umwami umwe, ntabwo ari batatu basangiye ubwami. Abangaba rero bavuga ko Yesu yabaye adopted, ariko ntibavuga igihe yabaye adopted. Bavuga ko ashobora kuba ari mu gihe cya baptism, cyangwa se mu gihe cya resurrection, cyangwa ari gusubira mu ijuru. Ntabwo bazi igihe runaka yabaye adopted, ariko hamwe muri aho ngaho bavuga ko yagizwe umwana w'Imana. kandi rwose nkubwire byarakunzwe. Hari aho Imana ivuga ngo uri umwana wanjye nkunda nkakwishimira. Aho babisomaga nabi. Muri ya kanso y'Inayisiya ibyo barabihakanye rwose, kubera yuko mu by'ukuri aba bantu bafataga data, mwana na mwuka nka one actor. Bavugaga ngo ni rwo rugero bakoreshaga, bati ni nk'umu-acteur, umukinnyi wa filime umwe, ariko wambara maske zitandukanye, akajya inyuma muri scene, inyuma ya scene agahita aza yambaye maske ya data, akaba ari data, noneho akaza gusubira inyuma akihisha nyine agashyiramo indi maske, akaza noneho ari umwana, noneho akongera agashyiramo indi maske akaza ari mwuka. Iyo version mushobora kuba mwarayigishijweho mwiga ubutatu, mushobora kuba mwarakuze, niyo iri popira uyu munsi mu Bukristo bwo mu Rwanda, iri popira cyane. Abantu benshi baravuga ngo Imana ni imwe, ariko ubundi yigaragaza mu buryo butatu: ari data, ari umwana, ari n'umwuka. Ibyo mwari muzi ko ari ubuyobe. Mwari muzi ko uyu munsi niba ari uko mubyizera, mwagombye kuba heretics, mugatwikwa ku mugaragaro. Mu kinyejana cy'iki gihe barabatwikaga ku mugaragaro cyangwa bakabohera. Kubohera ni ukubajugunya bakajya kubata nko kure, nko muri Antarctica ahantu kure. So ati Imana bakazasurvivinga bakagaruka, cyangwa se akajya undi mwami akavuga ati abantu mubagarure mbagiriye impuhwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi dufite
ama aberrations, dufite ubukristo abigisha babivuga gutyo banabifite rwose muri faith statements zabo. Muzasome ibyo TD Jakes yizera. Ndamuvuze umwe, ndamuvuze ba bantu bajyaga bamureba kuri za televiziyo ze za Putter's Hand. Uyu munsi ntimuntera amabuye, ubu nambaye imitamenwa, nambaye ama, mutagira ngo ndasanzwe. Aravuga ngo hari twizera Imana imwe with 3 manifestations. Ejo bundi yarabihinduye muri imyaka ishize, yarabihinduye asubira ku bya kera, n'ubundi akomeza kuvuga ngo ni 3 manifestations. Ubundi yari yavuze ngo ni expressions, muri 3 expressions, ariko yasubiye mu bya kera yari afite mbere ya 98, afite noneho ngo ni 3 manifestations of God. Kandi hari amatorero menshi mu Rwanda n'ababwiriza butumwa bakomeye mu Rwanda n'amatorero muzi amufata nka father wabo. None se niba ibyo ari ukuri, igihe Kristo yabatizwaga, igihe Yesu yabatizwaga, ko yabatijwe umwuka akamumanukiraho ameze nk'inuma, ijwi rikavugira mu ijuru, abo ni bande bavugaga? Izo zari mask eshatu icyarimwe, izo zari expressions eshatu icyarimwe, imwe iri kubatizwa, indi imanutse imeze nk'inuma, indi ikavugira mu ijuru. Ibyo ni ikinyoma. Indi false teaching ni Arius cyangwa se ya Arianism. Mu by'ukuri iyi niyo false teaching, niyo heresy, nibwo buyobe bwajegeje itorero imyaka myinshi. Yagize imbaraga nyinshi, ariko ari mu iyi kategori yo kuvuga ko Imana ituzuye, ko Kristo atari Imana yuzuye. Uyu mugabo yari umukuru w'itorero hano haruguru muri Egiputa cyangwa se muri Misiri, Alexandria. Mu itorero ryaho ryari rikomeye cyane, ryanagize uruhare runini mu gushapinga ubukristo dufite uyu munsi. Afrika y'Amajyaruguru, ubundi niho hari ubukristo, niho hari centre y'ubukristo icyo gihe. Uyu mugabo witwa Arius yavuga ko Kristo ari munsi y'Imana, ari nk'ikiremwa cyaremwe mbere. Imvugo izwi cyane y'uyu mugabo ni ngo there is a time when he was not. Hari igihe atarariho. There is a time when he was not. Niyo mvugo izwi y'uyu mugabo. Uyu mugabo yagiye atsindwa, akongera akabyutsa umutwe, akongera akagaruka. Ubwo ntabwo ari we gusa, ariko ni inyigisho muri rusange, kuko yageze hano aranapfa, ariko inyigisho abamukurikiye bakomeza kugenda babigarura. Umugabo witwa Athanasius, Bishop Athanasius wa Alexandria nyine hariya, yari umugabo ngo mugufi cyane, ngo wirabura cyane. Ari mu bantu uyu munsi itorero rigomba byinshi, niba hari abantu ryashimira, kubera ko niwe warwanyije inyigisho kugeza itsinzwe. Yabaye exiled, yoherewe nk'inshuro 6 zose, uyu mugabo nyine wa Bishop Athanasius, azira iyo nyigisho. Buri gihe akagaruka, akarwana, akandika ibitabo byinshi, agakutumiza amanama, akagira gute ibintu byinshi bitandukanye. Hakajyamo umwampereri runaka wayobotse Arianism, akamuca muri empire, akamwohera. Akenshi babajyanaga kubirwa cyangwa se muri za Persia, mu Buhinde, ahantu nk'aho kuri. Ubundi Imana ikazagira ikamugarura, akongera akamara igihe arwana n'icyo kintu, kugeza igihe muri 381 iyo nyigisho yatsinzwe ku mugaragaro, irandutse, ariko yagiye igenda igaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngo hari igihe uyu Yesu atarariho. Uyu munsi nubwa mbere mwumvise iyo mvugo yuko Yesu ari ikiremwa gitoya kiri munsi y'Imana, utayihuza utangana n'Imana. Nta bantu muzi babyigisha gutyo. Muzi abahamya ba Yehova bigisha ngo iki?
akenshi mugira ngo biriya bintu ni ibintu bishya, iriya tawa yabo yo muri ntuze wagira ngo nibwo bwari babonekeye ibintu bishyashya. Reka da, ni aberration, ni ubuyobe bwa kera buzura umutwe Satani akongera agakora. Bavuga ngo iki? Bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana ariko atari Imana, kuko we yaremwe inyuma. Bakavuga ko Mwuka Wera ari imbaraga rukozi z'Imana. Ntabwo buse mwebwe mujya mubitekereza ngo imbaraga ngo Mwuka Wera ngo niwo mbaraga zanjye, ukagira ngo si Imana we, ahubwo ni imbaraga y'Imana. Ntabwo akenshi utekereza ko Mwuka Wera, abantu benshi ntabwo bizera ko Mwuka Wera ari Imana. Bumva ahubwo Imana ifite ikintu cy'imbaraga ikoresha nk'igihuha wenda cyitwa Mwuka Wera, cyitwa umwuka. Ibyo ni ubuyobe. Hari abandi bavugaga ko kamere imwe cyangwa se monophysitism, ngo Yesu yari afite kamere imwe. Abantu bavuga ko kamere afite, nako Yesu yari afite kamere imwe, nuvuga ngo baravuga ngo yari afite ubumana ariko ni kamere imwe. Ibyo mu muntu bishobora kuba byari bivanze muri ubwo bumana. Ntabwo yari afite Imana, cyangwa se ntabwo yari Imana yuzuye ngo abe n'umuntu icyarimwe. Muri ya conference ya Constantinople ya 181, iyi nyigisho yaratsinzwe, ariko ikomeza kuzura umutwe kugeza muri za 500, ndetse na nyuma yaho n'uyu munsi iracyariho, kubera yuko hari amatorero yavutse mu bice byo muri Aziya cyane cyane, aba bitwa Coptic Church na Syrians na Armenians. Ntabwo ari Armenianism, ndavuga Armenian Church yo muri Armenia. Aho ngaho haracyari amatorero yavutse icyo gihe afite izo nyigisho z'ubuyobe. Ayo nayo kandi iyo yirebye cyangwa iyo yiyumvise, yumva ari amatorero ya Gikristo. Yumva ari amatorero ya Gikristo nubwo ahakana Kristo. Ikintu rero gikomeye cyane mu by'ukuri, iyo uvuze ko Kristo afite nature imwe, cyangwa se ko yari afite ubumuntu gusa cyangwa ubumana gusa, ntabwo nyine wagira Kristo w'umucunguzi. Ibyo nabivuzeho, reka ne kubitindaho. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyangwa se inyigisho nyinshi n'amadini afite inyigisho zijya gusa nk'izo cyangwa se zisa nk'uko nguko za monophysitism. Muzi abo bitwa Christian Science? Christian Science murayizi? Hari umuntu yize Christian Science? Oh, Imana ishimwe ko mutayizi. Turi muri kaminuza yigeze yaduka, iza kenshi cyane muri za GBU, kunyina abantu baba intellectuel bakaba bati Christian Science, ibintu wabigira science bigakunda. Abenshi babiyobotse bumva ari nk'uko nyine wamenya physics, urumva na Christian Science nyine. Akenshi ibyo bizera mu by'ukuri ni icyo ngicyo, ko Yesu atandukanye na Kristo. Hari Yesu ubumana, hakaba na Kristo. Kristo niwe wapfuye ku musaraba n'iki byose, ariko Imana se yarapfuye. So mu by'ukuri iyo Christian Science nayo yizera ibyo bintu by'uko Kristo atari afite kamere y'ubumana na kamere ya muntu. Abo bita, nawe ngiye kubavuga, Church of the Latter-day Saints. Church of the Latter-day Saints murabazi? Nta basore mujya mubona bambaye amashati y'umweru n'amakravate, bafite n'urusengero hariya ku Gishushu hirya gatoya ku Kimihurura. Abamormons. Aba bantu rero nabo burya nibyo bafite ibindi bintu bitari byo bizera, ariko nibyo ngibyo biri mu byibanze bizera. Indi nyigisho ni abitwa aba Ebionists cyangwa se Ebionism. Ebionism mu by'ukuri bo ni nk'abakomotse ku Bayuda. Ni iyo sekte yari isanzwe iriho mu gihe cy'Abayuda, mu gihe cya Yesu. Bari sekte ivuga yuko, cyangwa se yari isanzwe ivuga ko uyu nguyu Yesu, uyu Mesiya, uyu waje mu gihe Yesu yari ariho nyine, ko ari just another prophet,
undi muhanuzi usanzwe mwiza nyine Imana yohereje ariko ko atari Imana. Muri make ni nka bimwe abayuda bahoraga bashinja Yesu buri munsi bamubwira ngo ntabwo uri Imana, ibyo uri kwigisha ni byiza ariko ntabwo uri Imana. Ni nabyo yazize bavuga ko avuga ko bamushinja ko yiyise Imana akigereranya n'Imana. Aba rero bahakanaga ubumana bwa Kristo. Bivuga ngo mu gihe bamwe bahakana ubumuntu, abo bahakanaga ubumana. Ati ubu muntu byo turabizi ko yari umuntu twaramubonye ariko nyine ni umuhanuzi Imana yamukoresheje gusa. Urumva ni opposite ya yindi twari tuvuze ya yindi twavugaga ya monophysicists cyangwa se na Arianism. Iyi group akenshi bayitirira baba Judaizers, babandi bagendaga bavuga ngo mugomba gukebwa, mugomba kugira gute uyu Yesu, ariko bo icyo batandukaniyeho nuko bizeraga Yesu. Ariko bavuga ati Yesu tumwizera nkuko hari abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'intumwa, bakaza rero bagati rero twebwe turamwizera rwose, ariko ntabwo tumwizera nk'Imana, ntabwo tumwizera nk'umucunguzi, tumwizera nk'uwaje nawaje aje kugira ibyo atubwira bivuye ku Mana. Mu Bagalatiya muzumva Paulo ukuntu arakaye cyane abwira aba bantu ngo ntabwo ari byo, niba Yesu atarapfuye, niba Yesu Kristo yaraje akaba agomba kongerwa ku mategeko, ubwo Yesu ahubwo ntacyo amaze. Abayuda benshi rero ni uko nguko bakizera, bizera ko Yesu byaje ariko atari Mesiya, baracyategereje Mesiya. Hari ibintu byinshi nk'abiga theology nuko Obed asohotse, ariko hari izo bita historical Jesus movements, gushaka ngo Yesu wundi uri historique wabayeho ninde. Akenshi biri inspired niyo ngiyo. Hari izindi nkizo yitwa Jesus Seminar. Jesus Seminar ni nk'idini, nayo ni ibyo ngibyo. Aba Mormons nabo twari tumaze kuvuga ni aba Muslims by the way nabo. Muzi ko bavuga yuko Yesu yari umuhanuzi ariko ko atari Imana, kuko Imana ni imwe, ntiyabyawe ntiyanabyaye. Aba atheists, abahakana Imana, nabo ntabwo buryo bahakana Yesu ko atabayeho historically, ariko bavuga ko yari umuntu nyine wabaye i Yerusalemu, akaza kwigira umuntu nyine uzi byinshi, Abaroma bakamubamba. Urumva aba atheists ntabwo bavuga ko Yesu atabayeho physically. Icyo batemera ni ibyo ya claiming about himself ko yavuye ku Mana. Hari indi nyigisho yahakanaga ko bavuga ko Yesu Kristo ntabwo yagiraga ibitekerezo bya kimuntu, ntabwo mind ye yari mind ya muntu. Mu by'ukuri abasa nkaho bavugaga ko yari Imana gusa, ariko ko ibitekerezo yari afite nubwo yari agendaga, burya ntabwo mind yari inyamuntu yuzuye, ahubwo yari Imana. Kuko ukuntu yatekerezaga nuko yarebaga, ntabwo mind yari human. Bavuga ko ahubwo yari afite human body, yari afite umuntu yari umubiri usanzwe, kandi ko mu by'ukuri yari afite ubumuntu busanzwe, ariko ko mu by'ukuri mind ye ariyo urebye isa nkaho itari ya muntu, byari ikiremwa gisanzwe. Ibyo bintu bisa nkaho bihuye na bimwe twavugaga hejuru by'uko yasaga nk'umuntu gusa, atari umuntu wuzuye, ariko bigasa nkaho bo bavuga yuko mu by'ukuri kanyihuze n'iyi ngiyi ya Nestorianism, baje kusa nkaho baba opposed n'undi mugabo witwa Nestorius, we wavugaga ko Yesu atabyawe na Mariya, cyangwa se Mariya atari nyina wa Yesu, nyina w'Imana. Witaga mu cyongere mu kigiriki babitaga ngo ni Theotokos, ko atari we wabyaye Imana, ko atabyaye Imana. Nese umuntu yabyara Imana ati? Abo bavuga ko yari afite kamere imwe, kamere y'Imana. Abamukurikiye uyu Nestorius cyangwa se
basaga nkaho bari opposed kwi Apollinarianism, bakomeje mu by'ukuri gushinga amatorero hirya no hino. No mu Buhinde ubu ngubu hari amatorero yabo yashinzwe icyo gihe. Mu by'ukuri aba bavugaga ko yari umubiri, ko kamere n'ibitekerezo bitari ibye, ahubwo byari iby'Imana. Ngo hari opposite, hari Apollinarianism na Nestorianism. Bamwe bavuga ko ari Imana atari umuntu yuzuye, abandi bavuga ko ahubwo yari Imana atari umuntu wuzuye. Muri make ni nka ntuze ebyiri ziyopozingana, bose bavuga ko atari Imana mu buryo bwuzuye. Izo nyigisho zose zagiye zitsindwa muri za nama nagiye mbavuga. Mu by'ukuri igihe bahuraga cyangwa igihe abakuru b'itorero bagendaga bahura, babaga bagiye gushyira hamwe ibyo bintu, bati mwebwe iwanyu bavuga bigisha ibiki, mwebwe iwanyu iyo nyigisho yigishwa gute. Noneho bagashyira hamwe bakamenya neza iby'iyo nyigisho yigisha, kuko izo nama zamaraga nk'amezi 2 cyangwa se 3 n'iyamaze hafi umwaka. Zabaga ari inyigisho, ari inama abo bakuru b'itorero bari gushyira hamwe mu by'ukuri kugira ngo bamenye ngo icyo kintu gitandukaniye hehe exactement n'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu dushima Imana uyu munsi kubw'akazi iryo torero rya mbere Imana yarikoresheje. Hari inyigisho ya nyuma nshaka gusorezaho, indi kategori ya nyuma yahakanaga icyaha cya muntu cyangwa se humanity, ubumuntu, ko atari umunyabyaha, ko umuntu atari umunyabyaha. Ni inyigisho bitaga Pelagianism. Pelagianism mu by'ukuri inyigisho yaturutse ku mugabo witwa Pelagius muri 354. Cyangwa se yizeraga akanigisha ko icyaha cy'inkomoko cyangwa se icyaha tuvuga ngo tuvukana rwose, ko umuntu atandujwe n'icyaha, ko umuntu atandujwe n'icyaha, ko kubera ko rwose we yaremanywe ishusho y'Imana, kandi ko yaremanywe ishusho y'Imana icyaha kitamwangije, ko ahubwo icyaha yakoze ari uguhitamo nabi. Muri make umuntu ashobora kwikiza, ntabwo akeneye ubuntu, imirimo ye yamukiza, kuko nta cyaha cy'inkomoko yavukanye, nta cyo avukana, ahubwo ahitamo gukora nabi cyangwa gukora neza. Abapsikologe bari hano ni bande? Psychologists. Umuntu avuka ari naturellement bon. Umuntu ngo avuka neza, ahubwo upbringing ye niyo ishaka kumugira mubi. Iyo filozofi ntabwo muyumva, niyo ntuzi niyo nyigisho. N'ubwa mbere muyumvise? Pelagianism bavuga ko icyaha cya Adamu ahubwo ari uko yasetinze urugero rubi. Yadusetingiye urugero rubi, atubera rwose urugero rubi rw'ibikorwa bibi byo kutumvira Imana. Avuga ko rero abantu ari abanyabyaha kubera yuko bahitamo gukora ibyaha. Iyi Pelagianism ivuga ko mu by'ukuri urugero cyangwa se akamaro ka Yesu ari ukudushyiraho urugero rwiza. We noneho yaraje atubera urugero rwiza, nimumurebereho noneho mwibagire ibyo kureba kuri Adamu, murebere kuri Yesu, kuko ubundi muri abantu beza, murashoboye, you can. Inyigisho rero mu by'ukuri niyo muzi wa ya nyigisho rwose neza ifyize ibintu ku murongo y'agakiza k'imirimo, kubera yuko nta cyaha tuvukana, ntabwo tuvuka dufite icyaha, nta nubwo rwose dupfiriye mu byaha, kuko kuko rwose twebwe dushobora kubaho twarigishijwe neza, twaranatozwe neza, turi abanyarwanda beza. Aho niho iyo nyigisho mu by'ukuri ishingiye cyane. Augustine niwe waje gushobora kuyirwanya cyane muri 411. Ariko n'uyu munsi hari inyigisho zisa nk'izo ngizo. Burya na Arminianism za nyigisho zivuga ngo umuntu ashobora guhitamo Imana, naha ngaha zishingiye. Umuntu ashobora guhitamo Imana, hitamo gukizwa, hitamo. Ushobora guhitamo Imana, naha zishingiye mu by'ukuri ni agakiza k'imirimo, ni imirimo ushobora gukora ikagukiza. Ibi byose rero igisubizo cya Bibiliya ni ikihe? Ndagira ngo dusome amagambo
ari nayo hongana ku musozo ya Paulo cyangwa se pana ya Paulo na ya Luka, ariko ni Paulo turi kuvugaho ya magambo ahuye ni theme. Ibyakozwe n'intumwa 17 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15. Ibyakozwe n'intumwa ndagira ngo duheraho kuko uko biri kose ni byiza ko dukoresha theme verse kurenza gushaka izindi verse Imana yaduha. Banyura muri Amfipoli no muri Apolonia bagera i Tesalonike, hariho isinagogi y'Abayuda. Paulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3, abibasobanurira abamenyesha yuko Kristo akwiriye kubambwa no kuzuka mu bapfuye, kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu uwo mbabwira niwe Kristo. Bamwe muri bo barabyemera, bifatanya na Paulo na Sila n'Abagiriki bubaha Imana benshi, nabo nuko n'abagore b'icyubahiro batari bake. Umurongo wa 5, ariko Abayuda bagira ishyari, bajyana abagabo babi b'inzererezi ziba mu maguriro, bateranya igitero, batera imidugararo mu mudugudu, batera inzu ya Yasoni bashaka gukuramo Paulo na Sila ngo babashyire imbere y'abantu. Bababuze, bakurubana Yasoni na bene data bamwe, babajyana imbere y'abatwara umudugudu, barasakuza bati abubitse ibihugu byose baje nino. Yasoni arabacumbikira. Aba bose bagomeye amategeko ya Kayizari, bavuga ko hariho undi mwami witwa Yesu. Abatwara umudugudu na rubanda bumvise ibyo bahagarika imitima, nuko baka Yasoni n'abandi ingwate barabarikura. Uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda, ariko abobo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo babwiwe cyangwa se bababwiye ari iby'ukuri koko. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icyubahiro b'Abagiriki n'abagabo batari bake. Ariko Abayuda b'i Tesalonike bamenye yuko ijambo ry'Imana rivugwa na Paulo i Beroya, naho bajyayo boshya rubanda, barababangisha. Uwo mwanya bene data bohereza Paulo ngo aveyo ajye ku nyanja, ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Nuko abaherekeje Paulo bamujyana muri Atenayi. Amaze kubategeka kubwira Sila na Timoteyo ngo bamukurikire vuba cyane, basubirayo. Yesu ashimwe. Paulo niwe nifuza ko tureba mu kwibaza ngo ni gute nakoresha ijambo ry'Imana mu kurwanya inyigisho zitandukanye n'ukuri. Hari ibintu bitatu hano batubwiye yakoraga uhera ku murongo wa mbere. Yigishaga yerekana ko Kristo ari we ibyanditswe bivuga, bimwe Obedi yavuga mu gitondo. Yigishaga yerekana ko Kristo ari we ibyanditswe bivuga. Ibyo byanditswe ngo akabitangaho umugabo, akabisobanura, abasobanurira, abemeza ko Kristo uyu nguyu wabambwe ari we Mesiya wari warahanuwe igihe cyose ko azaza akaba umucunguzi utari uw'Abisirayeli gusa, ahubwo w'amahanga yose. Reka murebe mu by'ukuri ibintu bihita biba igihe cyose ubutumwa bwiza bubwirijwe mu kuri. Hari abizera, hari n'abatizera. Icya mbere, abizera tubabona barinda Paulo, tubabona bifatanya nawe bagashaka no kumucikisha. Tubabona ari abantu bemera kurenganyirizwa bwa butumwa bamaze kwizera. Icyo sinzi mucyumva. Abizera ako kanya
bahitaga batangira kurenganyirizwa ubutumwa bamaze kwizera. Ntabwo ari ibintu byamaraga imyaka, bimwe mu mwaka mutarakizwa cyangwa se mutaramuha ngo ndacyabitekerezaho, cyangwa se ukamara umwaka warakijijwe ngo sindabatizwa. Abizera bahitaga batangiraga kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Uyu Yasoni n'abariya bahishe Pawulo na Timoteyo na Sila bari abizera bashya. Ibyo ngibyo niko ubutumwa bwiza bwose bumera. Yesu ashimwe cyane. Nituvuga rero ngo ijambo ry'Imana twaritwara gute cyangwa se ni gute Bibiliya yadufasha muri iki gihe cy'inyigisho z'ubuyobe, ntabwo ari ibintu bidasanzwe, nibyo bisanzwe. Ahubwo ni ukumenya ngo ibi bintu rero bisanzwe nibyo nkwiriye kuberaho. Ntabwo ndi kukubwira rero ngo igihe utangiye kubaha ukuri no kubaha ubutware bwa Bibiliya uzaba uri alez. Ahubwo dukeneye kwitegura ko igihe cyose iyo ijambo ry'Imana rivuzwe mu kuri kwaryo, Bibiliya igahabwa intebe, Bibiliya ikavugwa ku byo iri byo koko, bibyara ibice, bibyara persecution, bibyara kurenganywa, cyangwa se bibyara gushira amanga, ukaba nyine urenganyizwa Kristo. Inshuti yawe mukundana, inshuti yawe mubana, nuba serious ku by'ijambo ry'Imana, nuba serious ku kuri kw'ijambo ry'Imana, izatangira kubwira yuko utangiye gukabya. Umuntu muvukana nuba mu by'ijambo ry'Imana rivuga by'ukuri, muzaba abanzi abari utangira kukurwanya, kandi muvukana mu nda ya mama na papa. Impact y'ijambo ry'Imana tubona ko ari uko nguko imera. Isaha yo kumva ubutumwa bwiza no kubwizera gusa irahagije kugira ngo itandukanye abantu babiri bakundanaga. Niyo mpamvu Pawulo yanabwiye abantu mu Bakorinto akababwira ngo birashoboka ko hari abazizera abo babanaga bakabata, kuko byabagaho. Wagiye muri bya bindi aho kugira ngo nkuzire, aho kugira ngo nzajugunyirwe intare kubera ko umugore cyangwa umugabo wanjye yizera ibi, ngenda atandukana nawe. Uyu munsi birababaje ko tutarabona ibyo ngibyo, ariko ikibabaje ni abangaba bahinduka the enemies of the gospel, bahinduka abanzi b'ubutumwa bwiza kubera kutizera. Abo ngabo rero nibo bavamo heretics. Mu by'ukuri abanzi cyangwa se abahakanyi, abangaba bagiye berura bakajya ku mugaragaro, nababaga banze kwakira ukuri kose k'ubutumwa bwiza nk'uko kwabaga kumeze. Akavuga ati ibyo ngibyo biri too much, ngiye kankereye akandi ka version, kubera ko ibyo rwose ntabwo byumvikana, ngiye kankereye ibyumvikana bishobora kuba byafasha. Abenshi nababaga banze kurenganyirizwa umusaraba wa Kristo nk'uko bikwiriye. Mwibuke inyigisho z'ibanze z'abizera Kristo nababwiye ejo. Ese ijambo ry'Imana ni ubutware? Ese abantu bizera ubutatu bwera bw'Imana, ko Imana ari imwe mu butatu, bakizera ubutatu ariko bakanizera ubumwe, kubera yuko Imana nuko nguko imeze, ni imwe ariko nanone ni abapersona batatu. Ese bizera ko Yesu Kristo ari Imana? Bizera ko yavutse ari umuntu wuzuye, ko yabayeho ari umuntu wuzuye? Kubera yuko ibyo bibiri nibyo bituma dufite umucunguzi wuzuye. Ese bizera ko umuntu yaguye mu cyaha, bakizera yuko dukizwa gusa n'igitambo cya Kristo yadutangiye ku musaraba? Bizera ko Yesu Kristo yazutse mu bapfuye? Bizera ko agakiza ari impano gusa iva mu kwizera Yesu Kristo ku bw'ubuntu bw'Imana? Ndi kubabwira ibintu by'ibanze ariko sindi kuvuga byose. Bizera ko Kristo azagaruka gutwara abamwizeye kugira ngo babane nawe iteka ryose?
hari izindi nyigisho nyinshi zitari ingenzi cyane ariko nazo z'ingenzi: ijuru, kurimbuka, kwihana ibyaha, kubatizwa, gushaka. Izo ngizo akenshi abantu baba bazitandukaniyeho. Ati ngiye numva ari ibingibi, ngiye numva ari ibingibi, ngiye numva ariko ibyo numva bene ibyo mushobora kutabibona kimwe, ariko biriya byose navuze hejuru mubihuje, ibi byo hepfo ntimubibone kimwe, mushobora kwihanganirana. Usibye ko hari ibigenda bizamuka cyane bigatusha ku byo hejuru. Urugero niba utangiye gusezeranya abagabo n'abagore, nako abagabo n'abagabo, n'abagore n'abagore, ubwo ni marriage, byari biri ibintu bitwari kwihanganira, ariko aho ugeze utangiye guhakana noneho n'ibyo hejuru, kuko umuntu uko yaremwe watangiye kubihakana, watangiye guhakana. Urumva deja aho urigeze wari ugira ngo nibyo gushakana gusa tutemeranya, ariko uburyo uri kubivuga wageze kure cyane, kuko utangiye guhakana nuko Imana ari umuremyi, nuko umuntu yaremwe. Reka nsoze mbabwira ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Iyo hari inyigisho z'ubuyobe, ntabwo Imana isinzira, ihora iri maso kugira ngo irinde itorero ryayo. Kubera ko n'igihe navugaga cy'ibihe byari bigoye by'ubutumwa bwinshi buyobya, Imana yagiye iba yo kwizerwa ikarinda itorero ryayo. Niyo mpamvu ibyo kwizera ko abizera koko Imana izabarinda kugeza ku gupfa ari ukuri. Gnosticism cyangwa se byo kumenya ubwabyo biza bakatangira kuvuga ngo hari intumwa ngo ntabwo zifite byose, ntabwo byose zabihawe, byatumye itorero rimenya ngo uzi ko tugomba gushyira ibyo twahawe hamwe, uzi ko tugomba kumenya ngo ibyo dufite bingana iki, kugira ngo tumenye uko tubirinda. Igihe Mason yavugaga ngo ni ibitabo 11 gusa byemewe, Isezerano rya Kera murikureho, kubera ko rivuga iby'ukuntu Imana yaremye kandi ibyo ngibyo ntabwo mbyemera, byatumye itorero rihita rivuga ngo no, ibyo ntabwo ari byo, dore ibitabo byemewe ngibi, dore bitemewe ni ibi ngibi. Igihe Montanus yatangiraga kugira amayerekwa, ati ngeragize indi yerekwa rirenze ibyo mwe mufite, byatumye itorero rimenya ngo no, byararangiye, nta bindi wakongeraho. Kulimita canon buriya byaturutse kuri iyi challenge ya Montanus, vuga ngo no, ese nakemera nanjye kugira irindi yerekwa nkagira ibishya nongeraho, kuko nibyo yakoraga. Uyu munsi nagize irindi yerekwa rishyashya, ubu ngubu nagize ibindi bintu twabyanditse nabyo tukabiha amatorero. Oya, uko kulimita canon se ahangaha. Iyo twigishije rero cyangwa se iyo turi kuvuga kuri izi nyigisho zose na za zindi zose turwana nazo ku buzima bwa buri munsi, urwana nazo uzi, ni a call. We are making a call. Turi guhamagara tuvuga ngo we are calling, turaguhamagarira discernment, turaguhamagarira kugenzura ibyo wumva n'ibyo wigishwa. Turaguhamagarira gufata Bibiliya ukavuga ngo igihe cyose nzamera nka wa muntu w'Iberoya, ngenzura ko ibyo numvise runaka yigishije ari ukuri. Ni a call, no guhamagarira meditation kuri scripture. Nutajya utekereza ku byo usoma ngo ugire ibyo usigarana, ntabwo igihe utunguwe na za nyigisho z'ibinyoma uzaba ufite ibikoresho ukeneye, uri armed, ntabwo uzaba ufite intwaro zose ukeneye kuba ufite. Ni umuhamagaro wo kubwira ngo soma Bibiliya unayige uko bikwiye, udakuraho regular bya bihe byawe bya devotion. Ni ukuguhamagarira ngo byibuke, ugira umwanya buri munsi wo kwihererana n'Imana mu ijambo ryayo no gusenga. Ni umwanya wo kubwira ngo ukeneye kwiga gucira bugufi ijambo ry'Imana. Birigwa iyo Imana ivuze ukiga yuko utajya ushyira ku munzani, ndubaha ibi cyangwa ibi. Iyo harimo iby'Imana mu bigira kugereranya,
ntabwo ukeneye kwitoza ko utagereranya, kudashyira ku munzani, ko ahubwo wubaha iby'Imana utiriwe utinda. Ni igihe cyo kuguhamagarira gukunda by'ukuri, gukunda abanzi bawe, babandi barwanya ubutumwa bwiza, kugira ngo ushobore kubasengera, ushobore no kubabwiriza ukuri. Ni igihe cyo kuguhamagarira kubana na bene so, mwizera Kristo, mwizera ibyo mwizera by'ukuri, kugira ngo muterane umwete kandi muhore mufite synergy, mufite imbaraga koko zo gukorwa, nabyita ngo iki, zo kureginga that war, zo kurwana iyo ntambara, kuko ni intambara. Ukuri kuva mu ntangiriro kugeza uyu munsi, ukuri kuvugwa, ubutumwa bwiza buvugwa muri context y'intambara, muri context yo kurwanywa. Ibi bintu ubundi byo kwicara ukavuga ibintu byose uvuze ntihagire umuntu ukurwanya, twabivanye he? Twavanye he yuko umuntu atangira itorero abantu bakamwakira, bakamuha amatafari, bakamuha ibiki byose, n'abatizera bakamuha kibanza? Ibyo twabivanye he? Twavanye he yuko itorero ubundi rigomba kuba ririnzwe na leta, ngo leta nyine igomba guprotectinga ngo insengero, ngo urumva ngo ntihagire ngo n'uwiba ngo nakana. Ibyo twabivanye he? Ubutumwa bwiza kuva mu ntangiriro bwari muri context of the fight, yuko ukuri kugenda kumeze nk'urumuri kuri bugupenetratinga mu mwijima, umwijima ururwanya, umwijima uhunga. Nguko uko ubutumwa bwiza kuva mu ntangiriro, nuko ukuri kumera. Ijambo ry'Imana rero nurifata, nuritwara gutya, uzaba koko uri armed, ariko uzamenye ngo hari byinshi, the hell, ukuzimu kuzazamuka buri gihe kuje kukurwanya. Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe as you hold, ufatira ijambo ry'Imana kugira ngo ushobore koko kunesha uburyo butandukanye bw'imyigishirize y'ubutumwa butari ubutumwa bwiza. Reka dusenge. Data uri kwizerwa, tugushimira rwose yuko iri jambo ari ukuri, kandi ko Mwami abaryizeye rihindura ubuzima bwabo, kandi ko ririnda abakwizeye rikabatunga mu buryo bwose Mwami. No mu gihe cy'intambara, no mu gihe ubutumwa bwiza n'ukuri biri kurwanywa mu buryo butandukanye, uri Imana ikomeza gupreservinga abawe, uri Imana ikomeza kurinda abawe, kandi ugakomeza no kurinda ubwiza n'ukuri kw'ibyanditswe, ukuri kw'ibyigishwa. Nibyo dusengeye aka kanya, ngo buri wese uri aha ngaha iby'ukuri yakiriye, ukuri yakiriye k'ubutumwa bwiza, Mwami umuhe uwo mwete n'ubwo bwenge n'uwo mwuka wera n'ubuntu bwinshi cyane Mwami musukiye, byo kubasha guhagarara adatsinzwe mu byanditswe, kandi abifitiye koko icyizere gikomeye, maze ashobore kunesha ibintu byinshi tutabara aka kanya tutanavuga ngo turangize, bidukikije birwanya ubutumwa bwiza. Reka kwizerwa kwawe tukomeze kukubona, reka mwuka wera akomeza gukora umurimo urenze uwo muntu yavuga mu mitima yacu, kutwemeza no kuduhindura no kuduha ubuzima koko, no kudusobanurira Kristo, no kutwereka koko Kristo yambwe ku musaraba kugira ngo aduhe ubuzima, kugira ngo tumwizere aduhe ubuzima, ubuzima bwuzuye, ubuzima Mwami bw'ijambo ryawe. Komeza kuba ari gukora mu buzima bwacu, mu buzima bw'itorero ryawe, mu buzima bw'abakwizeye Mwami, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.